haleluya narakijijwe oh haleluya narabohowe oh haleluya amen haleluya oh haleluya oh haleluya narakijijwe oh haleluya narabohowe oh haleluya amen haleluya oh haleluya ahimbazwe oh haleluya narakijijwe oh haleluya narabohowe oh haleluya amen haleluya oh haleluya ahimbazwe genda muhimbaza ndavuga iyo neza yagiriye yagiriye amara yose ndamwishime oh haleluya narakijijwe oh haleluya atukuzwe etarame pira la mete apo mbore gatoya mwicare mbabwire cyangwa numuhagarara je sigira ikibazo numushaka imwihagararira aho ngaho some gatoya gira tuganira kaja mu kanya gatoya turasura kuzina turirimbe shima imana ku bantu bose mwateranye none imana ibamugisha amen shima imana ku basi mwene data president hariya imana ibamugisha kuduheza umwanya kugira ngo tubashe kubirita tuvuga imana ibamugisha shima imana ku bashitsi baturutse umoja tumebarikia kwa neno Mungu akubariki sana ni inshuti yanjye cyane tidushobora kugira iminsi bitandukanye kuri WhatsApp hari ibintu byinshi tuziranyeho imana igumugisha shima imana ku president ogutoye akabona ko aragomba kugaburira intama z'Imana kandi batugaburira ijambo ryiza twanezerewe shima imana ku bwabene data inshuti n'abavandimwe mwateranye cyane kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana ntabwo turi bitangaza gusa dushishijwe bugufi kugira ngo tusangire icyo Imana ishaka ko twumva mu mugoroba wa none haleluya cyane haleluya cyane haleluya cyane haleluya cyane haleluya cyane haleluya Bwana asifiwe sana sinzi aravuga ubutumwa benshi bazaza guhaguruka akabanza kigira igitangaza ngo magambo mpano mafite ngo sinzi ukuntu nano naje ko mpansha ko narako numva mfite ibintu ariko reka ndebe ndagerageza none ntabwo nigize igitangaza sinzi ukuntu narako numva mfite ibintu byinshi ariko tusome hano kugira ngo ndayizeye nafashe ndayizeye nafashe azasoma neza uransoma urwandiko rw'Abagalatiya ni ibice bitatu n'umurongo wa 16 wonyine usubire gusimba usome umurongo wa 29 Abagalatiya ibice bitatu no ku murongo wa 16 ushaka uze ngo uheze yanje da ngwino dusome ego nuko rero ibyasezeranijwe Aburahamu zasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi iti ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo ari we Yesu amen soma kuri 30:29 ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu muri n'abaragwa kuko byasezeranijwe amen
ayo magambo tuganira biba ngombwa mu ndeba akanya gatoya kugira ngo tuganire ayo magambo. Imana ibamugishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Turaganira ijambo kuhesabiwa haki kupitia njia ya imani. Kuhesabiwa haki tugiye kudutegura mu Gicyongereza mu Giswahili. Kubarwaho gukiranukwa biciye mu nzira yo kwizera. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana cyane. Haleluya. Kubarwaho kwizera, kubarwaho gukiranuka biciye mu nzira imwe gusa yo kwizera. Kuhesabiwa haki kupitia njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tuzamura ibiganza dushima Imana. Haleluya. Mu gihe cya Paulo yandika bino bintu haraho abantu bari mu makategori abiri, mu magrupe abiri. Grupe ya mbere yitwaga ngo ni abantu bakebwe, bakita abandi ngo ni abanyamahanga, bakita abandi ngo ni abashyitsi ku by'amasezerano, bakavuga ngo twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu, nta wadukoraho, Imana ni iyacu, tuyifiteho uburenganzira 100%. Yadukuye mu Giputa, yatwambukije uruzi inyanja itukura, twabaye mu butayu imyaka 40 tudahinga, ariko tukajya mu gitondo cyane. Haleluya. Yohereje Imana kandi gitangaza no Imana nguje yohereza Yesu avukira mu bakebwe. Bwana asifiwe sana cyane. Haleluya cyane. Haleluya. No mu gihe cya Yesu bagazabajana nawe umunsi bagera mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni, ngo haza umugore ngo wari ufite umwana w'umukobwa ngo warwaye dayimoni, ngo araza ngo aramupfukamira ngo aramubwira ngo umwigishe kiriza umwana yarwaye dayimoni none. Haleluya cyane. Haleluya. Ungirira imbabazi ungiriza uyu mwana yarwaye dayimoni. Yesu ngo aramwihorera, amaze ba Simoni Petero barishi umunyamahanga. Yesu wa mugore asakandaraza ngo kabiri ngo aramupfukamira none aramubwira ngo nkiriza umwana. Yesu ngo aramubwira ngo si byiza kwenda ku biryo by'abana banje. Iyo abanje kumubwira ngo nazanywe n'intama za Isiraheli zazimi, ntabwo nazanywe n'umunyamahanga. Amaze ba Simoni bari barishima, ba Matayo ntubona gendere ntufite yatsindwa kiza, ibi si ibyanyu, ibi ni ibyacu, nitwe bene nyirazo. Bwana asifiwe sana. Nitwe bene nyirazo bisi igendere mamza igendere ngo batangira uzobisome neza, ngo batangira nkugura igendere agakiza sakanye data nubundi zo ngizo ngo none ngo araza ngo aramupfukamira ngo aramubwira ngo nkiriza umwana tafazari. Bwana asifiwe sana. Ngo gatatu ngo aramubwira ngo none simfata ibiryo by'abana banje ngo nimara mbijugunyira imbwa. Wa mugore aravuga ngo d'accord, je suis avec vous, nemezanya nawe kuko ndi imbwa, ariko ndi munsi y'ameza kugira ngo numara kugaburira abana bawe nanje njye kubuvunguka bwatakaye hasi. Yesu ngo yumva kuzwe ku mutima, yumva kwizera uyu mugore afite gufite indi tampera, donc turi kurindi muri dimension itari yo iri kuri muri indi level. Yamavuga ngo habe no mu Bisirayeli tuzamuti wa cyane. Haleluya. Habe no mu Bisirayeli sinabona umugore umeze nk'uyu nguyu. Yamamubwira ngo genda madam, genda bikubera kuko bishatse, ngo asubira mu rugo asanga umwana yabaye muzima. Yesu asifiwe cyane. Haleluya cyane. Haleluya. Ariko abigishwa bari bababe cyane, kamwe genda subirayo akakiza sakanyu yewe kurigore kurarushwa n'ubusa kujya muri mukubwira abantu kurarushwa n'ubusa ntabukira. Bwana asifiwe sana cyane. Haleluya cyane. Haleluya. Ariko cyabatangaje abigishwa ngo bumva umunsi ngo bukenga barababwiye ngo nimara kumanikwa ngo hejuru y'isi ngo nzirehereza amahanga yose. Uruwaje w'amahanga waje uruwacu, ariko uri Mesiya ngo baramubaza, ariko uri Mesiya ko tuzi ko Mesiya atazapfa, none ukabwiye kutubwira kugiye kumanikwa hejuru y'isi, ariko wowe ivyawe bizagaza bibasobanukira neza. Tuzamutora cyane. Hey! Bwana asifiwe sana. Nimuze turirimbe twahuye ne Mesiya kandi guhura na Mesiya uwahuye ne Mesiya
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Yesu ngo mara kuja mu ijuru intumwa zakira umwuka wera ku mpamvu z'umwanya ariko nabo bagira kantu uzotinya kantu bita ideology. Uriya ingengabitekerezo ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu ashobora kwamafa kubera ingengabitekerezo. Bwana asifiwe sana. Bakavuga atayaye ibi bintu ntabwo ari byo. C'est entre nous. Akana gakiza kabonetse. Nakacu. Timubwira abanyamahanga. Umugabo w'umunyamurenge ngo yaravuze ngo ntibakagwira umubembe ko ngo babembe kubishimba bigira umwita. Ngo bagaze bagira ibishimbo bitagira umwita ngo ubwe siza gakagwa kakaranze gutya. Ibishimbo kumbe bigira umwita uzigi wawe. Washa okora umuntu ubwira ababembe kubishimba bigira umwita. Bakabwira abandi tutarama entre nous dutarame ariko hatazogira umuntu ushobora kubwira umunyamahanga ngo mwongoreye ngo umuntu barabonetse buzanira umuntu wese agakiza uwo muntu akazokora icyo kintu tuzokama tumutenga. Bwana asifiwe sana. Cyane haleluya. Mesi ukura ibyaha by'abarimwe yarabonetse n'ukuri. Mwana w'Imana atangwe kubwacu atanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira ubugingo mu cyimbo cy'urupfu. Niwe utuma nkiranuka cyane haleluya. Niko byari bimeze. Umunsi umwe Petero ngo yagiye umunsi umwe yageze kwa Koroneli. Ageze kwa Koroneliyo bamusaba abwira ngo nukuri menye neza ko Imana azorobandura ku butoni ahubwo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora cyo gukiranuka Imana ngo irabemere. Ababwira amakuru ngo arangize ngo abantu buzura umwuka wera. Ngo bamara kuzura umwuka wera ngo Petero arabafatanya kubabatiza. Ngo mara kuja kubabatiza ngo baburije Koroneli yambwa tugende ko ari wanje dufungura. Ararya ngo mare kurya yagiye kuzisigura Yerusalemu. Inama ya mbere yabaye intumwa ibice 15 muzakoze intumwa tubwira ukuntu one comprend pas comment est-ce que wagiye gusangira na Koroneli umunyamahanga wabwirije mu banyamahanga twamenye amakuru ko wabwirijeyo urangiza urabatiza urangiza urarya ntituzumva Paulo arabura ati ko Petero arabura ko wa munsi twuzuye umwuka wera umunsi wa Pentecoste kukuntu nabonye zari bimeze niko nabonye ubwo Imana itabanenye ikabohereza umwuka wayo jewe ndamubishe nafurahia baraka zote za ulimwengu karama hizo nilipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga na shaka hayatakuwa manunguniko na karaoni na starehe. Bageze muri Antiokia bora mu Galatiya ibice bibiri uzobisoma usomye ibice kabiri cy'Abagalatiya ngo intumwa za Yakobo ngo zitaragera muri Antiokia Paul gani warkwandika ngo zasanga turi kumwe na Kefa ngo zasangira na mahanga ngo zimare kuhagera ngo bazane ibyo ngo ari yufura ngaravuga ngo yaye ngo je singiye umunsi mwakoreye hamwe n'abanyamahanga ngo bituma ngo abayuda bose bagumanwa hamwe nawe ngo bibaze ngo habe naba my friend ngo my friend ngo baranaba ngo nabo ngo aravuga ngo ntarya ngo namamabwirira mu bantu ngo kitumugira amacuba kitumugira amandi kitumutazugenda kuko ubutumwa bwiza buvuga ikwisha mu Imana ngo mbonye atagenda kuko ubutumwa bwiza buvuga ngo namamugishirize mpaka mbere yabo haso tuduhora dusanga n'abanyamahanga none ubwo abayimba bavuye Yerusalemu kura mu yufuka ngo dusanga n'abanyamahanga
Haleluya. Atukuzwe sana. Amen. Tubwire kurifura ngo tuzuga sanga nawe tumugira amashugo wawe tumuhogomesha abantu ngo tubasangire n'abanyamahanga uwahuye na Mesiya ahinduka musha handi nari muzina arahindutse umusha ni uwahuye na Mesiya ahinduka musha ngo wowe igomba gupfa ku mategeko wowe kefa wowe ubwo utarafa ku mategeko ngo numara ubeho kukwizera nta gakiza uzobufite yamamubwira ngo jewe nabamba na Kristo ngo ariko ndiho ngo nyamara sinjewe uriho ngo ni Kristo uriho murisha kandi byo nkora byose mbikoresha no gukunda umwana w'Imana wakunze akayijyana kandi nimba gukiza kuzana amategeko Yesu Kristo aba kiza kazanywe n'amategeko wewe uhatira abantu amategeko nimba gakiza uzi ko kazanywe n'amategeko Yesu Kristo ndagwe yapfiriye ubusa yu Bwana amefufuka yu Bwana na kila kimeukiwa Yesu yu Bwana amefufuka kifoni yu Bwana na kila ulimi ukiri Yesu yu Bwana. Zamu choro cha Yesu. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Kandi nuza kwinjira mu gakiza tuzaduguheza amakondisiyo banza ukebwe numara gukebwa ubahiriza imihango yose n'imigenzo yose ya Mose nurangiza tubanza tugucekinge neza kugira ngo tukwemerere winjire mu gakiza nunabuje dufite uburenganzira bwo gukuramo agakiza nakacu Yesu umunsi umwe arababwira kuri saa 8 cya Yohana arababwira ngo umenye ukuri ngo ukuri kuzamubatura bamamererwa nabi benda ko gupfa baravuga ngo ariko wewe kuratubwira ngo turimbata sha akurarengera wa mwana twebwe wa mwana kurarengera kwe kubasha kutwita imbata abana baburahamu kutwita imbata Yesu arababwira ngo ukora icyaha nimbata icyaha bana zibesa kandi Aburahamu kuriya muzamumura ni peti kurije umunsi umwe yifuje kubona umunsi umwe gusa mu minsi yanjye sinzi ukunze yakubise kude yarawubona ngo arishima akataza ko guhera ariko mwumve kandi wowe ugiye kandi kuzana andi magambo Aburahamu wewe umwana wese ubundi utaragize imyaka 50 Aburahamu dezane soko kuziriya hiwe yamabwira ngo Aburahamu atarahaba hano umusaza tarabona ni muzee mukuru cyane mukuru umusaza mukuru Bwana zive sana nikubiriye ziva ngo wewe Aburahamu atarahaba ndiho Bwana zive sana ndio hasoni ni wowe ngwanirira mana ndetse twamahoro nawe urumugero ujundagira ni wowe ngwanirira mana ndetse twamahoro nawe urumugero ujundagira nakwiringiye nakwizeye nakurangikanya nawe atukuje Bwana asifiwe sana. Paulo yagurije ubutumwa aho ngaho noneho agenda bwiriza ariko haza kuza abandi bantu b'abaprofeseri muri teoloji bakabwira abantu aho Paulo avuye kubwiriza bakamubwira ngo wewe
kuruzuza umwuka wera materaniro ko muruzuza umwuka wera mutarakeba mutarakurikiza imihango y'abayuda umwuka wera turama tubatenga mwese mubanze mukebwe mwubahiriza umwuka wera kuko ibyasezeranye ni ibyacu agakiza ni akacu Paul avuga igarati urugo rwari kugonyine niko rwari kugwa mbere yanditse rw'abagaratiya niko yanditse mu zandiko ze zose rwa mbere noneho ngo abantu bagira igaratiya akuriye mwene data yatubwire amaze kubabwiriza amazi abandi babwiriza twaba tuvuye Yerusalemu bunye kwijimbo ahantu bakuru tabitisho kuko kuzu umwuka wera utarakira umwuka wera kuruza umwuka wera n'uwaye n'ibyacu bigiye banze kubikiza imigango yose y'abayuda wishire kuri gahunda numara ubone kwinjira twemerere kuko ufite ugiye kubona access kugakiza mbabarese subukundu microphone zinanira Bwana sifiwe sana cyane haleluya abandikira no rwandiko none ngo abantu batangira gusubira inyuma batangira kubivamo batangira kuvuga ngo ariko nyine wa mugani ibintu abantu bavuga n'ibisukuri ubundi se nyine akakiza sakabo si bagomba kukayobora uko bashaka iyi Amerika zo haba duheza ashobora kuba ari kuri yamabandikira ngo yemwe mwabagaratiya babapfafa ninde wabaroze mwebwe mweretswe Yesu Kristo kuba ukamubona nkamubereka kamudescribe nkamuvuga kamubereka kugera kugwego nahandi hababone ndabaza ikibazo kimwe ese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yatumye mwakira umwuka wera cyangwa nuko mwumvishije murizera nicyo kibazo musobanurira gusa mwatangije iby'umubiri iby'umwuka none Bwana asifiwe sana cyane haleluya abereka kuzaseza izo zasezeranije bari mu kubiratisha abo ngabo mwana aba professeur abantu bize teology ngo nuko rero niko twasomye turarangisha haleluya ngo nuko rero ngo ibyasezeranijwe ngo byasezeranijwe Aburahamu ngo n'urubyaro rwe ngo nyamara Imana nzirakavuga nk'inzaro nkivuga abantu kubwinshi ngo ahubwo yaravuze ngo urubyaro ngo ngivuga umuntu umwe kandi uwo muntu umwe ngo nta wundi ni Kristo zamutoro cya Yesu haleluya amen hawud kuri 29 twavuze ngo nuko rero nimba muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu direct nta mpamvu yo kwirigwa papa sage no hino mubaye gusa mupfuye kuba muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu kandi muri abaragwa zo masezerano timuka izo shirubwoba biriba imbabazize shirubwoba biriba imbabazize haleluya haleluya nuko rero Bwana sifiwe sana kubijyanye n'ibyasezeranijwe zasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe Imana ntirakavuga nk'imzaro oya Imana yaravuze urubyaro kandi ngo urubyaro ni rumwe ngo ni Yesu Kristo twasoma nimba akabatera ubwoba mugahora n'ubwoba bamwe bamaze kugira ubwoba batangiye kubivamo hoyaye nimba gusa muri abakristo mu rubyaro rwabo kandi muri n'abaragwa mu z'amasezerano jina linalopita yote juna chini pote pia jina kubwa jina jema Yesu upendo haleluya Bwana sifiwe sana haleluya ukizwa kubarwa gukiranuka kwacu tibisaba ngo utange sadaka tibisaba ngo nguririmbe tibisaba ngo ukora ibitangaza birasaba gusa ko wizera Imana ukeze Imana yatumye niko Yesu Kristo yasengeye abigishwa arababwira ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya we Mana ko ari Imana y'ukuri bakongera bakamenya no w'Imana yatumye ngo ari we Yesu Kristo nakuwahishije mu isi none nawe Mana kuko narangije ibyo watumye gukora byose ndabirangiza none ndagusaba ngo nawe unyubahise mu isi Imana kandi unyubahise icyubahiro nari imporano kuva isi itarare ndagusaba ngo unyubahishe icyubahiro naho urangise itarare Bwana asifiwe sana Yesu agari Yeriko Yesu agari Yeriko kwa Zakayo yaraje hagenda ku muhanda
ngo agreke abona Zakayo ramwe ngo Zakayo ururuka uyu munsi agakiza karatahi wawe mumva aya magambo mumva aya magambo haleluya ururuka agakiza karatahi wawe abakene bama bavuga ngo umurebe igitangaza murebe buri rero abantu bazashungera benshi buri n'abantu babagiye nzamubona abakire se bakunda gushungira abakene bama bavuga ngo dore kuri yagagiye kuri ariwe kubera ko habona icyayi kubu nyine hari abantu bari mu kubishiti z'abakire kubera ko ari zo baza bahakura kubera ko habona icyayi ugiye kuharara Zakayo yamubata kandi abakene boshobora gutuma Yesu atarari wanje yamamubwira Yesu ngo Yesu umva nkubwire umugabane wanje wa kabiri nguciye ubutunzi bwanjye mbuciyemo kabiri haye bano batindi bareke kureka udatahi wanje ndabahaye bare gusakuza abo yanyaze ati uragenda se no kuntu twambuye Zakayo ati Yesu wowe bareke wowe gusa tugende mu rugo mwebwe uwo nanyaze rimwe tuzamugarurira kandi mwe muceceke gusa tugende manukuza honi mutima umeneze kurari Yesu toyaye nushaka utange na sona nyoko simbanje kurari wawe kubera yuko hari ibindi watanze ko ndaje kurari wawe kubera ko ukuri umuzukuru simbanje wawe nuko watanze sadaka cyangwa wagaruriye abantu zo wabanyaze cyangwa wabakubiye ko ndaje kuzohasona ko ndaje kurari wawe kubera ko nawe ufite uburenganzira bw'agakiza uri umuzukuru wa Aburahamu nawe ufite uburenganzira kubona ndoraga kiza gatashe mu bigare by'inzu nawe manukuza honi umutima umenetse ko wateye umugongo ikibi ugahindukirira ukuri ukagwiza urukundo umutima umenetse uhorayo marira utuza umutima kuko uyu munsi ubumbura akanwa uyabose kuko uyu munsi ari wawe haleluya Bwana zifiwe ntabwo utanga sadaka sha nta sadaka yatuma ndakari wawe ufite uburenganzira bwo kubona kubera uri umuzukuru wa Abrahamu Bwana zifiwe sana sijamwe nawe n'amasadaka yawe ukuntu wagarurira abakene oya ibyo ni ibyawe ibi hanukuza hondi we mutima umenetse kurari wawe ndamusoma mu butumwa bwiza baruka ibice 10 hari abakobwa babiri hariho Marita na Mariya akeneye gutsindishirizwa n'imirimo akenera gutsindishirizwa n'imirimo muri mind ziwe baba ku mirimo arituma Yesu amwemera cyane atahesabiwa haki kupitia kazi alizozifanya na mikono yake Maria nawe aravuga toya jewe ngiye kuba hasi mu birenge bya Yesu ngumesindishijwe n'ijambo riva mu kanwa k'Imana zamutora cya Yesu haleluya Hallelujah. Bwana asifiwe sana Amen. uhorayo marira Tuzi umutima kuko uyu munsi darari wawe ubumbura akanwa ubwira byose kuko uyu munsi darari wawe haleluya Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana Amen. kandi buri abanyamirimo nibo bagira induru mu kanisa nibo batwishe nibo batumaze umva Marita ari induru yateye wa munsi Maria Marita ngo yamaza niwe wari mukuru wayibona moyo Marita ko kubabona Maria ko yamvunishije ariko wewe ntwabona wowe iyi mirimo nakoze kuva icyagiye mwagereye hano wayibona wowe ko hayamvunisha sorry Bwana asifiwe sana tuhayibona ko Maria hamvunisha tuhayibona ko hayamvunisha
Amen. Ariko wowe urabone uvuga iki magere hano ko ndashusha amazi y'abashitsi nje nyine ngateka nje nyine ngasirive igikoni nje nyine ngakura amazi inani ngashiraho amazi y'inani ko murabo mubibonaga namwe babiyegeleza buzira ariko muzira abashitsi babiyegeleza buzira miganga twabiyegeleza buzira miganga ayo twabiyegeleza buzira miganga noe twabiyegeleza buzira miganga noe bana zivyose iyo igihe mwashikiye hano Maria yicaye gusa we ntiwabona kuko yamvurishije Yesu baramubwira ngo we ngiye mubwiye ati zose wakora nuko uyu nguyu yahise mu mugabane ukomeye uyu mugabane iyo mirimo yawe siyo yibanze ni uyu wawumva amagambo avuga ko Imana Bwana asifiwe sana haleluya cyane haleluya amen yego abanyamirimo buriya nibo bikije mushewe kuri muzamurira kanisa mwije baryubase kuri muzamurira huzi yambaye mwije bayimuguri baje munageze kwa naka musanga ngo baburaye ngo ruharukinga batatu ngubyo kujya bajya gifu bajya ngo sije bayiguze hayeme none abanyamirimo Bwana asifiwe sana simpaye mbuga ko mirimo ari mibi ko ndavuga ko mbere ubanza kwizera Bwana asifiwe sana haleluya usindishijwe no kwizera dusindishijwe n'imirimo habe n'amasengesho y'abanyamirimo bazare gusenga ngo Mana ngundebere ku mirimo ngunje wubatse kanisa ryawe ngo rusengero ngo nje watanze amafuko y'isima ngo nje wagize gute no uzubanza ushima Imana ibira ngo ivyukuri Imana y'imbabazi niyo yatanze Yesu ngo apfe ndagushimiye ko watanze Yesu ngo apfe ku bwanje aho ngaho gusa uzukoze Imana kujisho Bwana asifiwe sana ndagushimiye ku murimo wakoze ibyo wakoze Yesu yaruje cyane wanyeretse kunyitaho kandi kutasiga njyenyine nakwifuza mudafite Kristo ijambo rya kabiri mwari mutandukanye no Isiraheli ijambo rya kane nta byiringiro mwari mufite ijambo rya kane mwari abashitsi ku by'amasezerano nta n'Imana rurema noneho mwari akarusho noneho mwari mu isi mudafite Imana rurema mwari uko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yarabafashe ibahindurana abazima na Kristo mwebwe bari bapfuye muzizahana ibicumuro byanyu ngo ubuntu bw'Imana bwonyine ngo nibwo bwabakijije ngo nuko ngo bazurana nawe ngo barazamukana ngo bitazanya mu ijuru nawe ngo handi ho mu mwuka sisi wanadamu kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi kwa neema haleluya kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu kwa neema